Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ndashaka gukatira iburyo biremewe? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukatira iburyo urabona byemewe cyangwa ntabwo byemewe? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules TV. Ini cyane bagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mushyashya kuri channel tuguhaye ikaze. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukibuka gukanda like, ntiyibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanesangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode watwandikira kuri nimero twaguhaye aho waba uherereye hose tukagufasha. Ikindi kandi ukeneye kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Kigali, ukaba uherereye Bugesera, ukaba uherereye Muhanga ndetse na Musanze, watwandikira tukaba twagufasha ukiga neza. Kwiga ushaka kwiga ku kwezi cyangwa se ukiga kugeza ubonye kategori. Kandi no ku muntu ushaka kwihugura iminsi 3, icyumweru, umunsi umwe, igihe icyo ari cyo cyose turagufasha. Rero reka mbashimire mwese dukomeje kubana kuri uno muyoboro, kandi namwe mudahwema kutugaragariza urukundo, ndetse namwe mwese muba mwakoze ibyo tuba twabasabye. Imana igikomeza kubaha umugisha. Ndakwibutsa gufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo. Uramunota wari kugera muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe. Tudatinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni? Ese iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ungana ute? A. Kilometero 25 mu isaha. B. Kilometero 70. C. Kilometero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni kilometero 25 mu isaha, cyane B ni kilometero 70. Ese ni C ni kilometero 40 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ungana ute? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko iyo atari mu nsisiro cyangwa se ari nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ungana na kilometero 80 mu isaha. None nta kilometero 80 bashyizemo, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nayo iyo hari amategeko ugabanya by'umwihariko cyangwa se yari mu nsisiro, uwo muvuduko ungana na kilometero 70 mu isaha. Ariko ntibatubajije iyo hari amategeko ugabanya by'umwihariko, ahubwo batubajije iyo ari nta mategeko ugabanya by'umwihariko. Rero icyo gihe yari nta mategeko ugabanya by'umwihariko usubiza ko ari umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha ku mapikipiki. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Iyo baba bavuze ko iyo hari amategeko ugabanya by'umwihariko nibwo umuntu yakabaye asubiza ino B ko igisubizo ari kilometero 70 mu isaha, ariko babajije ko ari nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko w'amapikipiki mu isaha ungana iki. Rero hano uba ugomba gusubiza ko ari kilometero 80 mu isaha. Iyo utayibonyemo uhita usubiza ko ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubundi ukikomereza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatinze rero n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ese nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibihe bipimo kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye? A. Santimetero 30. B. Santimetero 40. C. Santimetero 50. D. Metero imwe na santimetero 55. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni santimetero 30, cyane B ni santimetero 40. Ese ni C ni santimetero 50 cyangwa ni D ni metero imwe na santimetero 55. Ese nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye? Ese ni ibihe? Twandike hano igisubizo ni B, santimetero 40. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo cyangwa se ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Bivuze ngo ari amatara yose, yaba ari ku modoka cyangwa se
yaba ari aya kamenabihu, yaba ari ayo hasi cyane, aba agomba kuba byibuza ari ku bipimo bya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, kuko nyine agiye hasi urumva yaba agiye hasi mu muhanda cyane. Rero byibuze aba agomba kutarenza cyangwa se agomba kutajya munsi ya santimetero 40. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Hano ayo matara ntabwo aba agomba kujya, cyangwa se ibipimo byabyo ntibigomba kujya munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Igisubizo ni B. Tatinze rero hano ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'ayahe mabara? A. Umukara n'umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umukara n'umutuku cyangwa ni B ni umukara n'umweru? Ese ni C ni umweru n'umutuku cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikihe kirango? Twandike hano igisubizo ni C, umweru n'umutuku. Icyapa cyerekana ko mu nzira giteyeho cyangwa se mu ntangiriro y'inzira giteyeho idakomeza, iki cyapa kiba kigizwe n'ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara cyangwa se ikimenyetso mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, bigakora ishusho imeze nk'aho ari ta. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C, ni umweru n'umutuku. Nimba uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, wibuke gukanda like, kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, unayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode, ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Muhanga, Musanze, Kigali ndetse na Bugesera, wamamagara nawe nkaba nagufasha. Tubigisha ukwezi, tubigisha kugeza ubonye provisoire, wakihugura, byose wifuza turagufasha. Tuzatinze n'ikibazo cya kane kirabaza kiti nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? A. Metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni metero 100 cyane, B ni metero 50, ese ni C ni metero 40 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni C, metero 40. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba kumurika mu muhanda nijoro igihe rikeye byibuza mu ntera ingana na metero 40. Tuzatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ndashaka gukata iburyo, biremewe? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? A. Yego biremewe. B. Yego ariko nyuma yo guhagarara. C. Ntabwo byemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Yego biremewe cyangwa ni B. Yego ariko nyuma yo guhagarara. Ese ni C. Ntabwo byemewe cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? Twandike hano igisubizo ni C, ntabwo byemewe. Nkuko biri kugaragara muri kubona ko gukata iburyo bitemewe, dushingiye kuri kiriya cyapa kiri imbere kivuga ko bibujijwe gukata iburyo. Kiriya kiri imbere kikubwira ko bibujijwe gukata iburyo. Rero ushingiye kuri icyo cyapa wahita wumva ko gukata iburyo bitemewe, kuko kirasa utazi kiriya cyapa icyo gisobanura. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Mu magambo make gukata iburyo ntabwo byemewe. Tuzatinze rero hano ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitawaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese iyo bitagishoboka kubona muri metero 200
imodoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? A. Imbere n'itara ryera. B. Imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C. Inyuma n'itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Imbere n'itara ryera cyangwa ni B. Imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ese ni C. Inyuma n'itara rimwe ritukura cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano iyo bitagishoboka kubona muri izo metero 200 kandi izo modoka zikaba zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo, biba bigomba kurangwa n'iki? Twandike hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo, bigomba kurangwa n'imbere n'itara ryera, imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, inyuma n'itara rimwe ritukura. Ibi bisubizo byose ni ukuri, cyangwa se aya matara yose aba agomba kurangwa cyangwa se kuranga ibyo binyabiziga. Igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kora subscribe niba utari wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ufungure inzogera, wibuke gukanda like, kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe niba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode unyandikire cyangwa se umpamagare kuri nimero naguhaye mbe nagufasha. Ukeneye kwiga kategori iyo ari yo yose guhera kuri A kugeza kuri E, kamwe mu turere navuze naba nagufasha. Tuzatsinda n'ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibara ushinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga biba bigomba kumenyeshwa, cyangwa se icyo kintu kiba kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibara ushinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? A. Mu mezi 2. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni mu mezi 2 cyane. B. Mu kwezi kumwe cyane. Ese ni C. Ni mu minsi 15 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko twabonye ko ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kiba kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibara ishinganye. Ibyo bintu bigakorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Rero iyo bidakozwe mu minsi 8 urumva biba ari ikibazo, biba bigomba kumenyeshwa mbere. Rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se nk'abantu bafite ibinyabiziga, ibyo bintu baba mugomba kubyitaho. Ntabwo ari mu kwezi kumwe cyangwa mu minsi 15 cyangwa mu mezi 2, ahubwo ni mu minsi 8. Hano baba bakuyemo iyo minsi 8 kugira ngo babashe kureba ko iki kibazo wagisomye nyine ukamenya iyo minsi iyo ari yo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo basubiza ko ari amezi 2 ni ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu. Nibyo bavuga ko ibyo bintu biba bigomba kumenyesha ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bintu bigakorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Ariko kuri iki ngiki kivuga ko ari ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga icyo kinyabiziga, ibyo bikorwa mu minsi 8. Tudatsinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti ku kinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A. Iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 40. B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 40 cyangwa ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 50. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga
iby'inyuma ntibiba bishobora kurenga metero 3 na santimetero 50, naho iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ubundi cyakabaye ari se, ariko muri kubona ko hose bagiye babikatakata, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aba ari metero 3 na santimetero 50, ahandi ari metero 2 na santimetero 70. Hari igihe bakizana gutya, hari igihe bakizana byose babikoze, hari igihe bakizana kimwe muri byo bakisha ikindi bagikoze. Bityo rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se wowe uri kureba ino video, uba ugomba kumenya ibyo bipimo neza kugira ngo bitazaba bikunanira. Tudatsinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ese iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi baba bategetswe iki? A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B. Guhagarara aho bageze. C. Koroherana. D. Gukuraho inkomyi. Ese hano abagenzi baba bategetswe iki? Ese ni A. Bategetswe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, cyane B. Guhagarara aho bageze. Ese ni C. Ni ukoroherana cyangwa ni D. Gukuraho inkomyi. Ese abagenzi baba bategetswe iki? Twandike hano igisubizo ni C. Koroherana. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi baba bategetswe koroherana, bakagenda bahana umwanya kugira ngo babashe kubisikana nta nkomyi, nta kibazo kibaye. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se nk'umugenzi, iyo bavuze abagenzi baba bavuze abayobozi b'ibyo binyabiziga, rero baba bategetswe koroherana. Tudatsinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ese iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'ayahe mabara? A. Ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ubururu cyane. B. Ni umweru. Ese ni C. Ni umutuku cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'ayahe mabara? Twandike hano igisubizo ni A. Ubururu. Iyo kuyobya umuhanda cyangwa se iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'ubururu. Nk'ariya wenda nka bino byapa bisobanura imihanda idakomeza, iherezo ry'ibiki, biriya byapa biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru, nk'ikivuga inzira idakomeza, ikivuga umuhanda udakomeza, cyangwa se n'ibindi biri muri ubwo bwoko biba bishobora kugaragaza iyobyogwa ry'umuhanda. Ibyo byapa biba bifite ubuso bw'ubururu. Tudatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? A. Nk'umunyamaguru. B. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Nk'umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Aba agomba gufatwa nk'umunyamaguru, cyane B. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ni C. Nk'umugenzi cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? Twandike hano igisubizo ni B. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'icyo kinyabiziga, kuko muri kumva ko no mu kibazo n'ubundi ni umuyobozi uri gusunika ipikipiki ari kuyiyobora. Rero aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'icyo kinyabiziga, ntabwo aba agomba gufatwa nk'umunyamaguru, ahubwo aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'icyo kinyabiziga, kuko n'ikinyamitende cyangwa se igare bararisunika kandi uba utwaye n'ubundi iryo gare urariyobora. Rero niyo mpamvu igisubizo ari B. Umuyobozi nyine aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'icyo kinyabiziga nubwo ari gusunika ipikipiki, ariko n'ubundi ari kuyisunika ariko ayiyobora muri make. Niyo mpamvu igisubizo ari B. Aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Tudatsinze rero hano ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese iyo tubonye itara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika ritubwira iki? A. Itegure kugenda.
B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari iki kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Itegure kugenda cyangwa ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ry'umuhondo ritubwira iki mu bimenyetso bimurika? Twandike hano igisubizo ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Mu bimenyetso bimurika iyo tubonyemo itara ry'umuhondo nta kindi risobanura, ubundi iri tara rikurikirana n'itara ritukura mu bimenyetso bimurika, rivamo hitajyamo itara ritukura. Rero ubundi hari aho uzasanga bakubwira ko ari ukwitegura kuba wahagarara, hari n'aho uzasanga bakubwira ko uba ugomba nyine kuba wahagarara niba utateza ibyago. Rero hano muri kubona ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo ntabwo biba byemewe kugitambuka. Tudatinze rero hano ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gute? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi cyane. B. Ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ese ni C. Ni imyaka 2 cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gute? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi ndetse n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ubwo ni biriya binyabiziga ibyo bita promenade by'abaturage baba bitongiye ku giti cyabo, naho ikinyabiziga gishyashya kigakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana n'imyaka 2. Niyo mpamvu hano kuri iki kibazo igisubizo ari D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nimba uri mushyashya kuri channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya akugeraho 5/5, kora subscribe, wibuke gukanda like, ntibagirwe comment igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka code wanyandikira nkaba nagufasha aho waba uherereye ku musozi wa video. Tatinze n'ikibazo cya 14 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye, niyihe myifatire myiza wagira? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niyihe myifatire myiza wagira imbere y'aba bana aho uriya mwana w'umuhungu ari gusezera ku nshuti ye, ubona ko yirangariye, niyihe myifatire myiza wagira hano hantu? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. C. Gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana w'umuhungu cyangwa se ubwira uwo mwana yambuka ukoresheje ibimenyetso. D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Hano wowe niyihe myifatire myiza wagira? Ese ni A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa cyane. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ese ni C. Gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana yambuka ukoresheje ibimenyetso cyangwa ni D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Ese hano n'icyo wakora? Twandike hano igisubizo ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Hano muri kubona ko uno mwana nyine nk'uko nari mbivuze yirangariye akurikiye inshuti ye cyangwa se arangariye inshuti ye, ariko kandi akaba ari kugana mu muhanda, abashaka kuba yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Niyo mpamvu ugomba kwitegura kuba wareka uno umwana akabanza akajya mu muhanda bityo ukabona gukomeza. Tubatsinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo wakora mu gihe ubonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A. Ukomeza uruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo wakora? Ese ni A. Ni ugukomeza uruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza cyangwa ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ese ni C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza cyangwa ni D. Menyesha umuyobozi wa autobus aguha inzira.
ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Twandike hano igisubizo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Zino otobisi mu gihe uri kubona iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, izi zitwara abanyeshuri n'iki, uba ugomba kuba wagabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza, kugira ngo nayo ijye mu kazi kayo, cyangwa se wenda yagutanze aho hantu muri ako karere, wenda yagutanze nko mu muhanda, ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza, ubundi nawe ugakomeza nyuma yayo nta biba bitwaye. Turatsinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ushobora kunyura kuri uno muyobozi ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru? A. Yego. B. Yego nyuma yo kuvuza ihoni. C. Yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Yego cyangwa ni B. Yego nyuma yo kuvuza ihoni. Ese ni C. Yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, cyangwa ni D. Oya. Ese hano ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, cyangwa ntabwo bishoboka? Twandike hano igisubizo ni D. Oya, ntabwo ushobora kunyura kuri uno muyobozi ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, kuko mu gihe yahagaze ni uko imbere hari abanyamaguru cyangwa umunyamaguru uri kwambuka. Rero hano ntabwo ushobora kuba wamunyuraho, kuko aba ari amakosa kandi uranabihanirwa, kuko nimba ahagaze kuko hari umunyamaguru uri kwambuka, ntabwo ahagaze ku busa. Rero ntabwo ushobora kuba wamunyuraho. Igisubizo ni D. Oya. Nimba ukeneye kuyabona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, ukande like, usige comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Ushaka kode, ushaka kwihugura cyangwa kwiga moto cyangwa imodoka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Muhanga, Musanze, Bugesera na Kigali, wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri nimero naguhaye nkaba nagufasha. Turatsinze n'ikibazo cya 17 kirabaza kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni? Ese uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 bungana iki? A. Toni 12. B. Toni 16. C. Toni 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni toni 12 cyane. B. Ni toni 16. Ese ni C. Ni toni 10 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Si ubwo buremere ntarengwa bungana iki? Twandike hano igisubizo ni A. Toni 12. Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 aba ari toni 12. Naho ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu, ubwo buremere bungana na toni 16. Twabonye ko ku ikamyo iyo ari yo yose ho uburemere cyangwa se ubwikorere ntarengwa bwayo aba ari toni 53. Rero ibi bisubizo byose aba ari ingenzi kubimenya, kuko ugenda uhura nabyo uko bwije n'uko bukeye. Turatsinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu velomoteri mu isaha ni? Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ungana iki? A. Kilometero 50 mu isaha. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni kilometero 50 cyane. B. Ni kilometero 40. Ese ni C. Ni kilometero 30 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ungana iki? Twandike hano igisubizo ni A. Kilometero 50 mu isaha. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ungana na kilometero 50. Niho buriya zira velomoteri cyangwa se turiya tumoto dutoya utwo kera bitaga uduhene nitwo, cyangwa se zira velomoteri nini, umuvuduko wazo byibuze aba ari kilometero 50 mu isaha. Naho iyo ari mu nsisiro, ese umuvuduko w'izo velomoteri cyangwa se utwo tumoto, umuvuduko ungana ute mu isaha? Ndagusaba kukinsubiza muri comment. Ese iyo hari amategeko kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ungana ute? Ndagusaba kukinsubiriza muri comment.
Turatsinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga riba rigomba gutuma izo nimero zisomerwa mu ntera byibuze ingana iki? A. Mu ntera ya metero 150. B. Muri metero 50. C. Muri metero 20. D. Muri metero 10. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Muri metero 150 cyane. B. Metero 50. Ese ni C. Ni metero 20 cyangwa ni D. Metero 10. Ese biba bigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni C. Metero 20. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga iryo tara riba rigomba gutuma izo nimero zisomerwa byibuza mu ntera ingana na metero 20 kugira ngo nyine ribashe kuba rikigaragara cyangwa se rikibona. Rero niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Itara riranga nimero y'ikinyabiziga ni ririya tara riba riri hejuru ya plaque, niryo riba rigomba gutuma izo nimero zisomerwa byibuza mu ntera ya metero 20. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Metero 20. Dutsinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni umukara cyane. B. Ni umweru. Ese ni C. Ni ubururu cyangwa ni D. Ni umutuku. Ese iki cyapa kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? Twandike hano igisubizo ni B. Umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi cyumva ko kibuza nyine kuba wanyura ahantu mu byerekezo byombi, uhita wumva ko kiri mu byapa bibuza, kandi ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru cyangwa se ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero hano bakubajije ubuso bw'icyo cyapa ni ubw'umweru. Igisubizo ni B. Ni umweru. Sugize amanota angahe muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe? Ndagusaba ko nyandikira muri comment. Nkaba nshimira buri umwe wese twabanye kuva video itangiye kugera isoje, wanyumviye ugakora subscribe, buri muntu w'agaciro. Niba ushaka code, ukeneye kwiga cyangwa se ushaka kategori guhera kuri A kugeza kuri E, tubahaye ikaze. Kigali, Muhanga, Musanze ndetse na Bugesera turaba twabafasha. Reka rero mbashimire mwese dukomeze kubana. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.